Ejo bundi mu minsi yashize nari ndyamye, urumva mabuja yari yakoze shift ya nijoro agiye mu kazi, nyine urabizi ni umuganga, igihe kinini ntago arara mu rugo. Akunda gukora shift ya nijoro agasimburana n'abakoze amanywa. Ejo bundi rero ngirenya tumare kurya ibya nimugoroba turyame, mabuja nawe ajye mu kazi, urumva ndagenda ndiryamira. Bigeze hagati mu ijoro ngiye kumva numva umuntu ari ku muryango ari gukomanga, arimo kumpamagara, urumva numva ni umugabo nyine wa mabuja urimo kumpamagara. Ndavuga se umupatro none habaye iki? Urumva narabyutse ndaza ndafungura, mbona umugabo n'amayesuime aje mu cyumba cyanjye. Njye narafunguye mpita mpagarara ku muryango ngira ngo ambwire ahari icyo nshakira, kuko nari nkenyeye igitenge. Ni kwa kundi urara nta kintu wambaye, wakumva umuntu akomanze ugahita upfa gutora ikintu kiri aho hafi ugahita ukenyera. Nari nkenyeye igitenge. Ubwo mpita mfungura, umugabo aho kugira ngo ambwire ahubwo aza ansunika yinjira mu cyumba. Noroshyamo nyine kuko inzu ari iyabo, noroshyamo ndicara, ubundi nicara ku gitanda. Naje ndamubaza se kugenda ijoro ni amahoro? Ubwo ari n'amayesuime nanjye bwo ndi n'ibitenge mu mabere. Umugabo arambwira uti rero wa mukobwa we ugomba kumpa ku bintu. Ndashaka yuko umpa ku bintu maze iminsi ndimo kukwifuza. Kandi ubwo uko bivuga yewe igenda ihagarara gutya nyireba muri esuime, mana ndavuga uti ndabigirane noneho n'umugore we ko ntawe uhari. Arambwira uti wa mukobwa we maze igihe nkwitegereza nkureba, umaze kuvamo inkumi, umaze kuba umukobwa mwiza, ugomba kumpa ku bintu nibura nanjye ukanyitura ku ineza nakugiriye muri iyi myaka 4 ishize tubana. Ubwo nagiye kubona umugabo aranyegereye atangira kunkora hehe ku mabere. Arangije ubwo sinzi ukuntu yakoze ku ibere kuko nari nkenyeye igitenge. Arangije barambwiye ngo nta kintu ukenyeyemo imbere. Ndavuga uti hoya ngo nta kintu nyine wambayemo imbere. Ndavuga uti hoya ntacyo. Arangije arambwira uti basi wambariye nkareba ngo amabere yawe. Mana ndavuga se uyu mugabo ndamugira nte koko? Nta kintu yagusaba ngo kimwime. Njyewe nagumye gukenyera gufata gutya hejuru, we bwe afata igitenge arakimanura, mbura ukuntu nyifata nkizamura, ndareka arareba. Umugabo akiyareba uti sureba, uti ikigaragara ntabwo bigeze ngo bayakorakora cyane pe, ngo waritwararitse, ufite amabere meza kubera nkunda amabere ahagaze byatari. None se ngo reka nkubaze uracyari isugi? Ndambwira uti hoya. Arangije arambwira uti rero wa mukobwa reka twe gutinda mu bintu byinshi, jyewe umushyukwe umereye nabi hahandi numva nenda gupfa. Wowe ndaguha amafaranga ntago nkurongorera ubuntu, ariko winkorere nka serivisi nibura basi uyu munsi gusa. Ikindi jyewe ndabyo tubireke, wowe nyihere ituru y'uyu munsi gusa mbashe gusinzira. Uti kare nakubonye urimo gukoropa wambaye kaka esuime, na n'uyu mwanya byanze kumva mu mutwe, kandi umenga iyo suime ni ndende ahubwo yari yabuze icyo yitwaza. Arangije arambwira uti ndakwinginze mbabarira. Umugabo aranyengenga arambwira uti mbabarana uyu munsi gusa, umushyuko uranyije, utariko nubyanga ntacyo ngutwara, ndakureka ariko mu gitondo byo kugenda. Uti rero ngaho mbwira uko icyo dukora none hamenye ibyo nkora, niba umpa cyangwa utampa njye kuryama. Debo man nabuze icyo nkora, wowe wakora iki? Umuntu yarakugabura imyaka 4, umaze kuzana itama, ibuno rimaze kuba ibuno, itako rimaze kuba itako, umugore wangurira amavuta meza, nta giheri nta tashi wambonaho. Naramubwiye uti ngareka tubikora ariko uyu munsi gusa, kuko uburyo mbafata ndumva ibintu ntakwiriye kubihembura mugore. Arambwiye turakoze. Uwo mwanya umugabo yamanuye ipantaro, yakenyereye nyine gukenyurura, yakenyuruye esuime. Areka kunseka, amaje gukuramo esuime ubwo atakuramo ni boxer. Arangije anza hejuru nyine arambwira uti ngaho ryama tubikore. Ndaryama nkikenye n'ibitenge, arangije akurura igitenge kinkuraho, ntambaye agakariso k'ubururu. Umugabo arambwira uti reka mbanze nkusome ku mabere, ufite amabere meza.
ntabwo njye numvaga ukuntu uriya mugabo tugiye kuryamana pe, kuko naramwubahaga rero nkavuga si umugabo w'umukire nk'uyu mana, naramwubahaga. Ariko Debo, uri mbere ko mukomereza story, harya nakubwiyeho nahuriye n'uriya mugabo, urabyibuka neza? Ndumva utabyibuka neza. Mbere ko mukomereza story reka mbanze nkunyuriremo uriya mugabo, nimba mana uko nawe wibagirwa, uriya mugabo buriya yaramfashije. Urabizi ndi imfubyi, ababyeyi banjye bose barapfuye, urumva nasigaranye na nyogokuru, papa we yapfuye ntaranavuka, nsigarana na nyogokuru wanjye. Nyogokuru wanjye agira atya yitaba Imana. Amaze kwitaba Imana kandi twabaga mu nzu y'ubukode, ibintu biranshanga, ubuzima buragenda buranshanga we Debora. Ishuri ryo reka nari narivuyemo kera mama wanjye agipfa, ubuzima bwaranshanze. Nzi twabagamo ikubita ukwezi kwa mbere, kubita ukwa kabiri, ndavuga utono barayinsohoramo, ariko bose ntigeze ansohora mu nzu. Niba hari yarategereje ko njye nzijyana yaranyihoreye, ntiyigeze ananyishyuza. Noneho urabona nari nkiri mutoya, kwa kubura amafaranga nyine naje kugira aho najya gusabikira ahantu wenda cyo gukurupa nkakibura, cyo gufurira abakire nkakibura, guhinga nkakibura. Rimwe inzara yarankubise njya kwiba. Inzara yarankubise hahandi uhagarara ukajya ususumira. Nari maze iminsi 2 ntarya, nywa amazi yonyine kuko yo ntago nayaburaga. Inzara yarankubise njya ku muhanda, urabona hari twari duteye, urabyibuka ko hepfo habagamo umutipe witwa Gasongo wakoraga amacapati y'ibiraha. Nagiyeyo, naragiye ndamucunga mu gihe agiye guha umukiriya, ngenda nanjye nk'umukiriya agiye gufata ishashi hirya, nacakiye capati. Ntumbaze ngo nafashe zingahe, gusa nzi ko nafashe nyinshi, kwa kundi uterura gutya mu cya kabiri zipanze bazitondekanyije. Narazifashe ndiruka, ariko nari nambaye ingutiya, ikigutiya cy'umutuku kimwuze mama yarampaye. Narirukanse kirantega, mu kuntega nikubita hasi, kandi nayo nabasize. Mu kujya guhaguruka nibwo bamfashe. Umva baramfashe, baravuga uti wa mukobwa we rero kuva ryari wiba, vayo hano. Baba we, narasebye, barantwara bansubiza aho hafi aho nari nibye. Ubwo capati zose zabaraye hehe? Mu muhanda, urumva zuzuye imicanga, ko turaziyora nazo turazizana. Baratangiye turuwo kwandi, hamagara iwanyu baze bishyure zino capati. Umukobwa w'inkumi nkaho ufite amabere nkayo ukaza ukiba. Ubwo mu gihe abantu bagishungera baje kureba ibyabaye, uwo mutipe yashakaga no kunkubita. None ubwo yanyirukanseho ateretse amafaranga 5,000 ku kameza. Mu kugarukana bya 5 yarasize kuri ako kameza, ntumbaze wahise ubimwiba. Aravuga utundi 5 byanjye byo byagiye, so wabitwaye nabyo babinkizeho. Umva neza agiye kunkubita, hari umugabo wanyuze hari mu modoka aca hirya, ngiye ko nambona aparitse aho, araza aravuga uti hano habaye iki. Nabize abantu babakiriye babijemo nyine bahita babatega amatwi, ibintu nk'ibyo baramusobanurira. Umukobwa araje aratwiba, ibintu nk'ibyo. Ni wowe mugabo rero wagiye kucumbekera. Uwo mugabo icyo gihe yarambaje utiye mukobwa, umukobwa nkawe wagiye kwiba, wowe uzi iki ku buryo uza kwiba capati ku muhanda? Naramubwiye uti rero njyewe nari nshonje, aba bose barabizi, umukecuru yarapfuye, maze iminsi ngahe ntarya. Umve ngo nari mfite inzara, nta n'umwuka mfite wo kuvuga. Uwo mugabo yarandebye angirira impuhwe, aravuga uti capati zangiritse zari zingahe? Baramubwira uti ni 11. Abantu baraseka uti za mukobwa we wari buzi iryo ukazimara. Ariko nyamara njye numvaga izo ndi butware zose ndagera njimwe ku munsi nkanywesha amazi. Ubwo bahita bavuga uti hano tubuze n'ibindi 5,000 hano. Uwo mugabo yakoze mu ikofi, arabaza uti ubwo ni 6 ngo n'igiceri cy'ijana. Umugabo akora mu ikofi, aravuga uti murekure umwana w'umukobwa, mumurekure. Akora mu ikofi, abura amafaranga avunje, ahita abahereza inote 2 za 5. Ndavuga uti se ko batakugaruriye? Ndavuga uti basi reka bari kukugarurira bayamputi wowe yawe gwino nta kibazo, niba akeneye ndayaguha. Nuko umugabo yahise amfata akaboko arambwira uti tugende unganirize, umbwire impamvu ujya kwiba, umbwize ukuri. Twaragiye twicara mu modoka y'uwo mugabo. Urumva ndagiye wumva ukuntu kugira ngo kumwima ibintu impamvu byananiye. Umugabo yaranyicaje, twicaye mu modoka ye, arambwira uti mbwize ukuri, witwa nde, utuye he? Turi kuganira mu modoka
ariko yarebye uburyo nari nshonje arambwira uti reka mbanze nkunyuze ahantu niyo wanywa amata. Yajyanye ahantu muri resitora, ubwo yari arimo kumanuka ajya hehe aza mu mujyi. Yajyanye ahantu mu karesitora keza ubona gakoramo n'abahinde. Umva naragiye naruripura, yarambwiye uti hano warura ibyo ushaka. Naragiye nkwarurira ipura, nkubitaho inyama, nkubitaho imiceri. Yarandebye aravuga se ibyo biryo kutari bubimare wakaruye bikeya. Ndavuga uti hoya ndabimara, narabiriye. Umva bwakeye narwaye ubwangati. Ubwo uwo mugabo rero yarangaburiye, amaze kungaburira arambwira uti se muha akazi ko mu rugo wagashobora? Nuko yambwiye. Ndamubwira uti njyewe nagashobora. Arangije arambwira uti rero mu rugo rwanjye n'umugore wanjye ntabwo turabyara, kuko ari njye nawe gusa mu nzu, nta mirimo iba ihari. Naranamubwiye tuzashaka umukozi nibura uzajya idufurira. Arambwira uti azajya abyikorera muri weekend, ariko mu buryo bwo kugufasha reka mubwire yuko nazanye umukozi. Ndamusobanura ari bubyumve, ariko muri make ntabwo uri umukozi, uje kuba umwana mu rugo, uzajya udufasha uturimo tumwe na tumwe, wenda nanjye ku kwezi nzangira ukuntu nkumenyera utuntu, nk'udufaranga ugura amavuta, ugura ku kenda, muri ibintu bizagenda neza. Nimara kubona amafaranga nzakwishyura ujye kwiga imyuga. Umugabo yankubise mu modoka, sinasubira mu rugo kureba imyenda, aramanukana mu mujyi. Tugeze mu mujyi anjyana iwe mu rugo. Tugeze iwe mu rugo dusanga umugore ngo yavuye mu kazi. Yaragiye kujya mu kazi, ahubwo yaramaze kwambara agiye kujya mu kazi. Tugeze iwe mu rugo, umugore baramusobanurira. Umugore arebye ukuntu meze, uburyo nsa, uburyo nambaye, aravuga uti nta kibazo, uti gusa uzatubera inyangamugayo, nizere ko utiba. Ndavuga uturetse biriya nibye kuko nari nshonje ntago niba. Nuko nagiye muri rwa rugo. Umwaka wa mbere itama riba ribayitama kubera kunywa za nido, ibintu byose bigati. Umwaka wa kabiri yego naragenda hinduka umuntu wese warunze aranyoberwa. Nkubita y'imyaka 4 rero, kandi uriya mugabo ku kwezi ajyaga nkubita udufaranga, kambwira uti badufashije akira amafaranga nawe ureba akantu uguramo. Yajyaga nyera nk'ibihumbi 30, ubundi akama 40, urumva ari n'amafaranga menshi. Nuko rero ejo bundi ngiye kwarambura, mu minsi yashize ngiye kwarambura, aje kunsaba mbura uko mwima pe. Rwose ikintu cyabaye naryamanye nawe iryo joro, ariko kundi inkuru nabika nkubwire ko byakomeje. Ajya nari ngeze he, atangiye kunsoma. Umugabo nararyamye ku gitanda rero, nkumva mfite isoni zo kuryamana nawe, nkumva meze nk'umuntu uryamanye na papa we, nyine nayo narabafashe nk'umubyeyi. Umugabo arangije arambwira ati ngakuramo agakariso, akankuramo. Amaje kukankuramo arambwira uti ngareka ngusome ku tubere. Atangira kunsoma ku tubere, arimo no gukoza intoki ze hehe ku bintu. Arangije arambwira uti ngaho nawe mfata ku bintu, nyine ngo nanjye mufate ku bintu, nyine njye mukoraho. Narambuye ikiganza nyine ndabikora, njye mbikoraho. Nawe arakomeza aransomagura, ari nako ari kunkoza intoki nyine ku bintu gake gake. Numva umubiri wanjye utangiye kugenda ushyukwa nyine. Uko abikomeza ngeze aho noneho ndashyukwa tu byanyabyo. Maje gushyukwa, ubwo we nyine ahita abyumva, kuko niba ari gukozamo intoki ahita acyumva ko kiri kugenda gihinduka bitewe n'aho kigeze, yahise abyumva. Umugabo reka rero anze hejuru, kamubwira uti se boss urajya udukorera aho kandi? Arambwira uti se mwana wa, ubwo ko ugiye kumbaza Prudence ko ntajya nshinya mu mugore wanjye, kari nayo impamvu nje kukwitabaza, kuko ko ntajya njya mu ndaya, urakeka njyewe nanduye? Yavuze ibyo bintu ndavuga uti nta kwa kundi rero sinzi impamvu buriya natwe tworoshye. Nahise mwizera ndavuga uti tubikore. Twarabikoze. Urumva umugabo agiye kurangiza arangiriza hanze. Byari biryoshye, ntabwo narangije ariko byari biryoshye. Agiye kurangiza arangiriza hanze, arambwira uti ntugire ikibazo, ntabwo nakurangirijemo, icyari kimbabaje nakirangije, cyari iki ngiki, Imana iguhe umugisha. Agira utya afata ikofa arazingura ampa izindi note. Ariko njye numvaga ayo mafaranga ntakiyakeneye, numvaga hari nanjye muhaye agashimwe nk'umuntu wamfashije, ariko ayampaye ndayafata. Ibyo birangiye umugabo yasubiye mu cyumba cye. Umva araryama. Noneho yarantunguye 10 butaraki. Umugabo aragaruka arambwira uti umva
wa mukobwa buryo uryoshye kuko ibagirwa byananiye, babiruma kandi ndagira vuba vuba, umugore agiye gutaha ndebe ko nabasha gukora akazi. Umugabo yarongeye aransaba iya kabiri ndayimukubitiye mu gitondo, noneho yari inameze neza rero. Nahise menya impamvu buriya abantu bakunda ngo kurongorana mu gitondo, yari iryoshye, iyo turu yari iryoshye. Urumva yuko ntiyamfashe ku ngufu, ntiyamatirije, aho nanjye nabikoze mbishaka. Birarangira, arambwira uti narangirije hanze. Urumva umugabo noneho ngira ngo nibyo umunsi gusa, umugore we koko 11:00 gutyo n'ebyiri yari amaze kuhagera, ntiyamenyaga ibyabaye, ariko bakagira ikibazo cy'uko bari barabuze urubyaro. Ubwo rero ibintu byarakomeje, hashize ibyumweru 2 umugabo yaje kongera kunsaba. Bwa kabiri nanga kumutera amagambo menshi, ndamuha muha rimwe nimugoroba, ibyo birarangira. Hashiriye icyumweru umugabo aragaruka, ndamubwira ese bose ko wari wambwiye ko ari rimwe gusa nkambona ugiye kungira umugore wawe, kuko ibi bintu nibyo? Arambwira ute se ni ikihe kikubangamiye ko umbwira yuko nkurongora neza nkaguha amafaranga? Ni ikihe kikubangamiye utishimiye muri ibi byose dukora? Ndamubwira icyo ntishimiye ni uko mba ndi guca inyuma umugore kandi umugore wamfashije. Arangije arambwira ati uwo mugore rero ntabyazi, kandi uwo mugore ntabwo ajya abona umwanya wo kwita ku mugabo. Rero ndumva icyo bitakabaye ikibazo. Umugabo yaranshutse rwose pe, turakomeza turaryamana, akajya arangiriza hanze ukwezi kwa mbere kuko bisemo ibintu bigenda neza, sinasama, ndavuga uti uyu mugabo ibintu akora arabizi. Ukwezi kwa kabiri kwituyemo, ukwa kabiri rero ejo bundi, ubwo umugabo tukiryamana, ejo bundi nagiye kubona mbona narasamye. Urumva ndavuga uti noneho kambayeho. Ubwo ukuntu nabimenye rero nuko umugabo twarakomeje tukajya turongorana rwose, ibintu bigenda neza, ngeze aho ndanabimenyera, mbese mera nk'umugore we, nkajya mba mbizi ko nijoro aza kunsaba ibintu. Tugeze aho tuzi ko twaje no kugeraho, hari igihe yagendaga akaryama noneho agasinzira, yakicura nka 5:00 kandi yaryamye 2:00, akibuka yuko yaryama atarongoye, cyangwa se akaba aribwo ahari imuhagurukana, akaza akankura mu bitotsi. Twageze aho noneho dushyiraho gahunda, turavuga uti niba duhishije duhite tujya mu cyumba cyanjye dukora ibintu, abone kujya mu cyumba cye. Tari uburyo twari tumaze kuorganiza gahunda yanjye nawe, iyo twabaga tutari buryamane twavaga ku meza ahita ajya mu cyumba cye. Nabona hashize iminota 10 ataraza, ngahita mbimenye ko atari buze nkaryama. Nabona ariko ubundi nta minota 5 yashiraga yahageze iyo baga abishaka. Uwo munsi urumva kwa muganga twamaze kurya rwose, nanjye ubona ko nta kibazo nijijishije, ariko iryo joro sinariye pe. Urara amakuru umenya kumva ibiryo ntabwo bigera ku nzoka, cyane n'ako kantu k'iseseme nari mfite. Umugabo yaramaje se kutariye, ntabwo ndumva uyu munsi nta peti mfite, natetse njabura nyine ndamubeshya. Nagiye kuryama, umugabo araza, yakwambara rwose aragarutse, turabikora. Tumaje kubikora navuze rero uyu mugabo reka mubwize ukuri, abyumve cyangwa ntabyumve, ariko nabimubwiye. Namubwiye uti ariko rero bosi, hari ikintu nshaka kukubwira. Utese ni iki mukobwa mwiza? Urumva tumaze kumenyerana, nsigaye nisanzura, mvugana namukora mu bwanwa, mbese ibintu byose narisanzuye, nabaye nk'umugore wa kabiri. Namubwira uti warambeshye. Arambwira uti narakubeshye? Nakubeshye iki? Namubwira uti niba wibuka neza, nta munsi wa warandangirijemo wenda hari zikagucika. Arambwira uti reka reka, narangirije hanze. Arambwira uti muko kuki utangiye kumbaza gutyo? Ndamubwira uti rero njyewe ndatwite, kandi nta wundi muntu igeze ndyamana nawe pe, ibyo nkubwira ni ukuri. Niba uyu mwana nzanamubyara, nimara kumubyara uzabyipimira uzabibona. Wanteye inda, sinzi uburyo wayinteye, niba zaragucitse zikajyamo sinzi uburyo wabikoze. Umugabo yahise abyuka arandeba arankanurira, arambwira uti ugiye kumbwira yuko kuva natangira kuryamana nawe nta wundi musore muraryamana? Ndamubwira uti ahubwo njyewe kuva nanagera muri uru rugo niruka kuryama n'igitsina gabo nkiri mu cyaro. Umugabo aratungurwa, arambwira uti ibyo umbwiriye byanya byo ko umbeshye ewana,
ntago wanyira. Ndamubwira uti ni ukuri kw'Imana. Umugabo yarahagurutse arambwira uti haguruka. Ndahaguruka. Yaracakiye aranterura arankaraga arambwira uti Mana yanjye finally mbonye umwana. Umva umugabo araserebura arishima. Mbonye aserebuye nanjye naraserebuye ndaseka. Ndamubwira uti se ko tushimye ko ubonye umwana, uyu mwana nzamubyarira muri uru rugo? Arambwira uti rero ibintu byo kuba utwite ndagira ngo witwararike ubihishe umugore wanjye. Njyewe ndashaka uburyo mbiganiriza umugore wanjye areke ubyarire hano, umwana tumurere muri uru rugo, umwana w'umuryango. Nidushake niba nibisaba ko twimuka twimuke, ntabwo nshaka yuko ujya kuba kure y'umwana wanjye. Nakakujyanye nkagukodeshereza hanze mu ibanga, ariko se ko nshaka kuba hafi y'umwana wanjye. Umugabo uti njyewe ndashaka kubibwira umugore wanjye. Icyo gihe narabyanze, ndamubwira uti hoya wituma nshwana n'uriya mugore, ahubwo njyewe niba wambera inyangamugayo nkodeshereza inzu hanze byare, nimara kubyara ahari tuzahareba icyo dukora. Umugabo yarambwiye uti Mana aya makuru sinzi niba ndabasha kuyabika, utunza ndashiduka nabibwiye umugore wanjye. Gusa umugabo arambwira uti nanone icyo gitekerezo mbwiye cyaba ari cyo, ariko se twazabigira ibanga kugeza ryari? Naramubwiye uti rero gikamureka ikintu ngiye kugusaba, nkodeshereza inzu hanze, umenyere icyo kurya, unshingire wenda botike ncuruze. Njye ncuruza mbonere udufaranga, kucyo nzabyare botike imaze gufatisha nkomeze mfatireho nkora akazi, njye mbona ikintu ntarinze no kugusaba, umwana wacu tumwiteho, nibyo nta bindi. Uko ndumva kubana nawe mu nzu ngo umugore wawe ngo abyakire, umugore wawe naramuhemukiye, ntabwo ibyo bintu ngiye mbyemera, narabyanze. Umugabo arambwira uti mpigiye mbitekerezeho, ariko Mana umwana wanjye. Umugabo arishima. Kuva uwo munsi umugabo atangiye kujya atahana envelope, cyane ko nyine igihe kinini yanigiye atahaga umugore we yagiye mu kazi. Nanjye naragiye nirinda yuko umugore we yazambona ndi kuruka cyangwa ntameze neza, kuko umugore we n'undi ku manywa yirwaga aryamye kugira ngo nimugoroba aze kubona uko ajya kuri shift. Gusa n'igihe yatindagamo gake kugira ngo umugabo amusange mu rugo, bakurya akantu, nibamara kurya akantu umugore abone kujya mu kazi, kuko nabyo byajyaga bibaho. Nanaryama n'uriya mugabo, umugabo akaza avuye mu kazi, umugore nkahita mbona bagiye mu cyumba bakose nk'iminota 30, ariko ukabona bararugiye barasohotse, nkahita mbibona nyine ko nk'umugore n'umugabo bavuye gusuhuzanya. Ubwo rero njye narabyanze. Umugabo arambwira utoke noneho njyewe mpakanya banze nitonde neza ndebe ibyo kintu koko tugiye gukora ari cyo, ariko icy'ingenzi no ku mwana wanjye ameze neza. Umugabo yatangiye kujya atahana imbuto, atangira kujyamo amafaranga yari aho gusa uti ugurya imbuto unywa amata, umva anyitaho pe. Indira agiye kubisa ukwezi kwa kabiri njya kwa muganga. Noneho Debo ikibazo naje kugira, uriya mugabo mu minsi ishize ejo bundi nako umugore we yiriwe ameze nabi. Umugore nyine kuko umugore akora ijoro, bwarakeye umugore yirwa mu rugo, yirirwa asohoka hanze ameze nabi, ubona ananiwe, akajya ntuma ngo njye kuzana indimu, ngo njye kuzana ironji, nyine bari kumwe mu tuntu twinshi. Hasi uyu mugore yarwaye ibiki. Umugabo avuye mu kazi asanga umugore aracyahari, umugore ntiyajya muri shift y'ijoro. Icyo gihe baganiriye ndi kubumva, nari nicaye hirya nyine ndi mu tundi tuntu twanjye, baganirira muri saramanje ndi kubumva, ariko ubanza batari bazi ko ndi kubumva. Umugore yibwiriye umugabo uti ndatwite, uti felicitation finally tubonye umwana. Baraserebuye, nicaye aho hirya, ariko nta nubwo urabizi ko ndaho ngaho. Baraserebuye, umugabo arishima, hobera umugore we aramusomagura, umva barishima. Umugore arangije abwira umugabo uti kandi ku kazi nabonye umunsi bazanye undi mukozi bagiye kunyorohereza, ngiye kuzajya nkora shift ya kumanywa, nanjye nahe nimugoroba. Umugabo arishima uti ndongeye ndakubonye mu rugo. Barishima, baraserebura, babwirana ko bakundana, ibintu nk'ibyo. Numva batangiye kuvuga ngo umwana ngo tuzamwite nde, umva
batangiye gupanga amazina y'umwana ndaho ngaho. Umugabo kuva uwo munsi umugore arwara, haciyemo iminsi ibiri umugore ari mu rugo atameze neza, undi munsi wakurikiye yatangiye kujya mu kazi ku manywa, noneho n'umugabo akajya mu kazi. Kuva icyo gihe sinigeze nongera kubona umugabo anyikoza, sinigeze kubona wa mugabo yongera gutanzaniya utubuto, anzaniye amafaranga, hoya, ahubwo yaragiye akundana n'umugore we, barakundana, umva, barakundana. Umugabo arangije nyine ntangira gufuha. Iyo niyo umuntu yakumenyereje ibintu yari amaze kunkorera amezi angahe, nageze aho ntangira kujya mfuha, nkabona yitaye ku mugore we gusa, njyewe ntanyitayeho, ni njye watwisembereye, ariko nkaceceka. Ejo bundi rero sinzi ukuntu umugore yagiye kuri botike, umugabo asa nk'unciyeho agiye kuri tuwarete yo hanze, ndamuhagarika ndamubwira se ya gahunda yanjye nawe imeze ite, numvishe namwe mwaratwize. Arambwira ati warabyumvishe? Ndavuga uti yego. Ndamubaza none se ya gahunda yanjye nawe imeze ite? Umugabo uti iyihe gahunda? Ndamubwira imwe yo kujya kunkodeshereza inzu hanze. Arambwira ati iyo gahunda nyirimo, wowe humura, wowe humura, iyo gahunda nyirimo. Umva, ubwo ikintu cyakurikiyeho, hashize icyumweru umugabo yarampamagaye hari ku manywa, arambwira uti nsanga naha kure shaho, umwe ngo moto yanciye ibihumbi ngira ngo 4 kure, wenda kujya mu ntara. Narateze musangayo, nsanga umugabo yagiye ankodeshereza inzu y'ibihumbi 80, imeze neza nta kibazo ifite. Arangije arambwira uti ahangaha niho ngiye gushyira botike yawe ucuruze, utangire umenye kwiyitaho. Ntago ntagomba kukwitaho, dore nanjye umugore wanjye yatwise, utari kuhumura nzakuba hafi. Ariko ndabibona ko umugabo atakinyishimiye nyine.